Uko umuntu agenda akura niko umubiri ugenda uhinduka ndetse mu buryo butangaje. Iyo umwana ataganijwe muri iki gihe umubiri utangiye guhinduka bishobora kumuviramo gutera cyangwa gusama inda itateganyijwe. Kuri ubu urubyiruko rushinja ababyeyi kutabitaho bakihugiraho n'akazi bigatuma abana batangiye kugaragaza impinduka z'umubiri zibatungura kandi bakagombye kuganirizwa mbere y'izo mpinduka. Njyewe uko mbibona mbona ari ababyeyi badafata umwanya uhagije wo kuganira n'abana, so bigatuma abana baba sous-informés, bigatuma bashaka kwishora mu bindi bintu batazi, bigatuma batwarinda, akamusobanurira ugeze mu gihe kingana gutya, akamubwira wenda like ugeze mu myaka 10 n'ingahe, ugeze mu gihe cyo kubatwarinda, mbere yuko n'ibyo ngibyo biba ugomba kumuganiriza uri wenda kugera mu gihe cyo kuba watwarinda, ugomba kwitwara gutya. Byose numva ari umubyeyi wakabaye utera intambwe ya mbere. Nubwo hari abashinja ababyeyi kutabaganiriza, abandi bavuga ko ari iterambere ubuzima bwakomeye. So ngiye kuntu mbibona yaba ari iterambere cyangwa se uburyo technology kuntu imeze muri iki gihe. So si ikibazo wenda tuvuga cy'ababyeyi, biraterwa n'ukuntu iterambere ririmo kwihuta. Umwana aravuka agasanga niko bimeze, hariho kwihuta kw'iterambere, niko nabyumva. Kuba ubuzima bwarakomeye abihurizaho n'uyu mubyeyi uvuga ko kubera ubuzima butoroshye baryama batinze bakabyuka kare. Bitewe n'imibereho iri nk'ubu ngubu, hari igihe urabona nk'ubu umubyeyi abyuka saa 11 akataha saa 4, akabura umwanya wo kuganira n'abana, ariko hari uruhare wenda ababyeyi babigiramo hari igihe ababyeyi babigiramo uruhare, ariko hari n'igihe abana babigiramo uruhare bitewe n'urubyiruko rw'ubu ngubu imyitwarire rufite. Nubwo muri iki gihe kubona umwanya ku babyeyi bisa n'ibigoranye, hari ubutumwa bagenewe n'urubyiruko. Ubutumwa natanga nuko umubyeyi agomba kwegera umwana we mu gihe cyose agejeje imyaka irenze 10. Akabasha kugenda amuha information y'ubuzima agiye ageramo, akabasha kumutandukanyiriza ikibi n'ikiza, kuko uko aba yaratangiye akiri muto imyaka agenda ageramo ntago ibihwanye n'imyaka yatangiriyeho. Akamwigisha ku buzima bwe, akamubwira uko ibintu bigenda bihinduka, uko umubiri ugenda uhinduka, noneho akabasha kugira ngo anamurinde abamushuka n'ibigenda bamubwira hanze no hanze, abashe kumenya ukuraho kure. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umwana utaganijwe ku buzima bw'imyororokere afite hagati y'imyaka 10 na 12 agira amatsiko yo kumenya ibyo ataganirijweho, bityo bikaba byamuviramo gushukwa n'urungano cyangwa abamuruta. Ingabire Yvonne, Royal TV.